ibigare by'inshuti mugendana birimo kukwicira urugo. Ibigare pruninga kata, ibyo bigare ngo ariko ngo ni abafrenzi banjye, abafrenzi bagusubiza mu nzoga, abafrenzi bagusubiza mu busambanyi, abafrenzi barimo kukugira inama mbi, abafrenzi barimo kuguhombya mu mafaranga, abafrenzi inshuti mbi. Kata. Tuba dushaka ngo tugire imbaraga z'umurengera. Mwuka wanyinjiye mukankoresha, abantu bakabibona ko mfite imbaraga. Imana ikavuga ngo ya, ntabwo nzaguha umwuka wo kwiyamamaza no kwigaragaza. Ntabwo Imana izaza kugushyiraho agahato, agakiza niwo ukavanamo inyungu yo kubwayo, ubundi nta nyungu igufitemo uretse urukundo rwayo. Harubwo bumva abantu bavuga ngo ariko ibyo bintu by'Imana, ngo ibyo ngo Imana muba muvuga, Imana nta nyungu nagiye yigufitemo uretse noneho maze gukizwa, ndeba ukuntu Yesu yankunze, ndeba ukuntu yambabariye, ndeba ukuntu yandinze, ndeba ukuntu naho ngarumva rero Yesu nandika ibaruwa. Wewe wari wandikira Imana ibaruwa? Nandika ibaruwa ndayibwira ngo Mana, ndagushimira yuko wanyihanganiye mu byaha nagendeyemo, ndagushimira ko wabindindiyemo none ukaba ubinkuyemo, ndagushimira yuko wampumuye amaso nkakumenya, none guhera uyu munsi untware. Hari abantu rero baza bakicomeka muri Yesu, bazajya kwera imbuto ukabona bareba imbuto z'ikindi giti, ukabona gusa byagenze bite ngo iki giti tubona kiri ari avoka ko gicometse muri avoka nkabona cyera imyembe, nawe yaraje aricomeka ariko ntiyabanje guhinduka ADN ye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu, arabwira ngo Nikodemu, niba ushaka kujya mu ijuru, niba ushaka kwera imbuto z'ijuru, ugomba kubanza ukavuka ubwa kabiri, ku bw'amazi n'umwuka. Warangiza wagucomeka muri Yesu ukajya wera imbuto za Yesu, kuko warabanje Yesu yinjira muri wowe, uba muri Yesu, uri uwa Yesu. Hari abantu rero bakubwira ngo ariko jewe ngo ibyo bintu muvuga ngo jewe narabatijwe, narakomejwe ubwo winjiye muri Anglikani. Kwinjira muri Yesu binyura mu yindi nzira. Hari ibintu Imana ishaka kwanganyaho mu buzima bwawe. Hari abantu mugendana bakunyunyuza imbaraga z'ubugingo, abo ngabo ikavuga ngo aba ni mu bakate. Hari ibintu bamo bitagira inyongera agaciro mu bugingo bwawe, ati ibi nabyo bikate kugira ngo iby'umwuka bibone umwanya. Hari ibintu wirirwamo bitakugirira umumaro mu buryo bw'umwuka, aho ati ibi nabyo turabikata. Haleluya. Naho ibintu byo gusaza nk'isabune ukagenda usubira inyuma ucogora bazagushaka bakakubura, ntabwo birimo, tubyemeranyeho. Wowe niba ubirimo ndaguhakanguye, ndaguhwituye ngo bivemo, kuko buriya iyo urengeje imyaka 60 wageze ku rundi ruhande rw'ubuzima. Urumva icyo mvuga? Uba urimo kumanuka umusozi ku rundi ruhande rwo hirya, kubera yuko ibyo ari byose ufite 60 kugeza uno munsi abantu babaho imyaka 120 ni bake cyane ku isi. Nubu umunyamugisha ukagira 100 n'iyindi, n'ubundi uzaba uri ku ruhande rwo hirya. Rero nanjye nageze ku ruhande rwo hirya y'umusozi, ndareba hepfo nkabona Yesu andeba. Soon, very soon. Hari abantu tuba tuyiririmba bifite sanse. Soon, very soon ushobora kuzamubona, kuko kuri 67 ubwo ndi ku ruhande rwo hirya rw'umusozi, maze kurenzaho 17. Ubwo rero urumva ngeze kuri pante yo hirya, sibyo pi? Twarambutse turi ku ruhande rwo hirya y'umusozi. Ubwo rero twe tugomba kwigengesera kandi tukagenda tuza aho tujya. Amen. Kandi ibyo si iterabwoba. Ko hari abantu bamwe bivuze gutyo ngo ariko ngo hari abantu bumva barihebye ngo bakazana amaterabwoba. Jewe nta terabwoba ririmo, ni ukuri k'ubuzima. Tugomba guhinduka, kandi n'abakiri batoya mugahinduka, kuko ibintu byo kugenda umuntu agatangira ari mutoya agenda agwa yeguka yongera agwa, amaherezo ubushobora kuzagugaherayo. Tugomba kwiyemeza tukaba Kristo bahindutse. Amen. Intego y'iki cyumweru yo iri ku nyigisho aho Yesu yagiye avuga ngo ndi. Buriya rero ririya jambo Yesu yagiye avuga ngo ndi umugati, si hari yitwa Izisi, hari yitwa Ba, hari yitwa, izo mana zose zari zihari. Wowe nzababwira yuko witwa ndi. Aramubwira tuzagenda ubabwire ngo nitwa ndi. Uretse ko mu Kinyarwanda banditse ngo ndiho, mu Cyongereza I am.
mu gifaransa je suis. Mose aramubwira ati ariko uri je suis, urinde. Umuntu yakomanga ku irembo ukamubaza ngo ninde, ngo ni ndi. Aramubwira ngo nduwo ndiwe. Zababwire gutyo. Ariko Yesu we yaraje ntiyavuga ngo nduwo ndiwe, ahubwo atubwira uwo ari we. Inshuro 7, icyo nacyo mu byarakazaga abayuda nuko inshuro 7 biba bivuga ngo biruzuye ntibishidikanywaho, ni umwuzuro w'Imana. Inshuro 7 Yesu aravuga ngo ndi. Muri Yohana ibice 6 aravuga ngo ndi umugati w'ubuzima. Muri Yohana ibice 8 akavuga ngo ndi umucyo w'isi. Muri Yohana ibice 10 akavuga ngo ndi umwungeri mwiza. Muri Yohana nanone muri ibyo bice 10 akavuga ngo ndi irembo ry'intama. Muri Yohana igice cya 11 akavuga ngo ndi ukuzuka n'ubugingo. Abayuda bakavuga ati uyu mugabo hora yigereranya. Muri Yohana 14 akavuga ngo nigenzira, ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. 15 ariho turi bwigiye uyu munsi akavuga ngo ndi umuzabibu mwiza. Abayuda bakavuga ati uyu mugabo yigereranya n'Imana. Iyi ndi turayizi nyirayo, iri zina turarizi, uryitwa turamuzi. None uyu mugabo nawe araje amwigeretseho. Uretse cyatumaga aba Paulo batoteza abakristo ni icyo ngicyo. Bati uriya mugabo yaraje yita Mesiya, araza yita Imana. None aba bayobe aba bakura imboneranye ku maso aramubwira ngo erega Paulo byitondemo, ntushobora gutera imigeri ku macumu, ushobora gutera imigeri ku mihunda. Uyu nguyu urwanya ndiwe, ndi umwami, ndi Yesu w'i Nazareti utoteza. Paulo aravuga ati mwami ndayamanitse, nakoraga ibyo ntazi. Hari abakristo njya numva badasoma Bibiliya neza, avuga ngo ariko ngo nanjye Imana izazi nterura inkubite hasi nk'uko yakubise hasi Paulo. Yego kubite hasi se uri murayikorera iki? Paulo we biriya yakoraga yumvaga arimo gukorera Imana. Ntabwo Imana izaza kugushyiraho agahato agakiza niwo ukavanamo inyungu yo kubwayo, ubundi nta nyungu igufitemo uretse urukundo rwayo. Harubwo bumva abantu bavuga ngo ariko ibyo bintu by'Imana, ngo ibyo ngo Imana muba muvuga. Imana nta nyungu nagiye yigufitemo uretse kwidukunda. Ubundi ufite inyungu mu Mana ni wowe. Harubwo ngiye mbona n'abanyarwanda twebwe rimwe na rimwe sinzi n'ukuntu tutabibona. Buriya niba ari igihugu cyagombye no kwishingikiriza ku Mana ni twebwe. Icyambere turi igihugu gitungwa n'ubuhinzi. Iyi imvura itaguye abantu baragwira ngo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi. Ntabwo abanyarwanda batungwa n'ubuhinzi, abanyarwanda batungwa n'imvura. Iyi imvura itaguye nta buhinzi bubaho. Hari ubwo mwari mwabona? Kandi kugeza uno munsi no mu bahanga nta uramanura imvura. Dushatse twajya tubwira Imana ngo Mana ujye utubabarira, miliyoni 14 zitungwa n'imvura. Ntabwo twe dutungwa n'ubuhanga bwacu, dutungwa n'ijuru, dutungwa n'imvura, dutungwa n'Imana. Rero nicyo nkundira basogokuruza bari barabimenye, biyita bene Imana. Bakajya baririmba ati twebwe turi bene Imana, Imana yirirwa handi irimo kudushugurikira igataha i Rwanda nkabiye bakundira. Amen. Ariko mwaretse tukongera tukibera bene Imana. Iyi Mana kwidukunda, iyi Mana kwiduha imigisha, mwaretse natwe tukayiyoboka tukaba bene Imana. Halo, ko mucecetse cyane. Kandi umuririmbyi umwe yaririmbye ngo bene Imana nibo bene imigisha. Haleluya. Abo ni abanyarwanda bene Imana, bene imigisha. Interuro ya kabiri iri mu murongo wa 5. Umurongo wa 5 bavuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami. Hanyuma mu nteruro ya kabiri aravuga ngo ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Hanyuma ingingo ya 4 turi buganire iravuga ngo umurongo wa 5 B yawo iravuga ngo uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Reka duhere ku ngingo ya mbere ivuga ngo ndi umuzabibu, data ni nyirawo ubuhingira. Haleluya. Buri ikintu Yesu yavuze harimo ihame rikomeye cyane ryo muri Bibiliya.
iyo umuntu avuze ngo uyu murima ni uwanjye, haleluya, ibi bishyimbo ni ibyanjye, nshobora kubisoroma umushogoro, nshobora kubibika nkazabisoroma imiteja, nshobora kubireka nkazabisoromamo ibitonore, nshobora no kubireka bikuma nkazabisoroma byeze, biba ari ibishyimbo byanjye. Haleluya. Igiti kiri mu murima wanjye, nshobora kuza nkafata icyemezo nkavuga ngo iki giti ndagitema cyangwa ndakirekera aha ngaha, ndagikokoraho amashami, ndagikoresha icyo nshaka ko ni igiti cyanjye. Iyo se avuga ngo jyewe ndi umuzabibu, data ni nyirawo uwuhingira, ni ukuvuga ngo jyewe ndi uw'Imana, ndi uwa data, ankoresha icyo ashatse, ankoresha uko ashatse, antegeka uko ashatse. Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ihame rikomeye, kenshi turabivuga ariko ni ihame ritubwira ngo umuntu ushaka gukurikira Yesu, agasa na Yesu, agahinduka nka Yesu, agomba kwiyegurira Imana ikamutegeka wese, akaba uwayo. Hari igihe njya mbwira umwuka nkawereka umwuka wera, kuki udakora nk'abadayimoni? Dayimoni uyibwiye ngo ndakwiyeguriye, ndaba uwawe, unkoresha, umva, dayimoni izagukoresha, ikubuze gusinzira, ikubyutse kare, ikuryamisha utinze. Abakorera Satani ntibajya bahumeka. Imana ikavuga ngo ya cyewe ntabwo nkora nka Satani nyine, wowe nunyemerera nzajya nkukoresha muri limite zaho nagennye, sinzakunaniza, sinzakwikoreza imitwaro utabasha, ariko nzagukoresha. Nageze aho rero ndabyemera, kuko ubundi iyo dushaka ko Imana idufata nk'uko Satani, tuba dushaka ngo tugire imbaraga z'umurengera. Mwuka wanyinjiye mukankoresha, abantu bakabibona ko mfite imbaraga. Imana ikavuga ngo ya ntabwo nzaguha umwuka wo kwiyamamaza no kwigaragaza, nzaguha uwo kunkorera ungana n'ibyo nagutumye, ariko wemere aba ari igihe ugutegeka. Haleluya. Buriya Yesu abisubiramo kenshi akavuga ngo igituma data nkunda nuko iteka ryose nishimira gukora ubushake bwe. Turaza kubibona tugiye kurangiza. Igituma data nkunda nuko nishimira gukora ubushake bwe. Ushaka gutura mu gikundiro cy'Imana, muri favor. Numvise muri no minsi ijambo favor rigezweho, maze kumva abana bagera nko kuri bangahe bitwa ba favor. Igikundiro cy'Imana, ugatura muri favor, aho Imana itangira umugisha. Irakubwira ngo nushaka gutura muri favor yanjye, mu gikundiro cyanjye, jya unyubaha, ujya unyumvira. Haleluya. Ariko ubundi ikintu cya mbere kiranga umukristo wahindutse, aririmba nk'aba muririmbyi, untwaro ntwaro ntwaro ntware Yesu, mwami Yesu ntegeke, untwaro ngire imbata yawe, mwami Yesu ntegeke. Uyu rero ni umuntu uba warabyumvise neza, akavuga ati mva rero mwami Yesu, ndakwemereye mbe imbata yawe, ube nyiri umuzabibu, jyewe mbe umuzabibu wawe. Haleluya. Ko niko guhinduka tugasa na Yesu. Rero hari igihe tubivuga ngo jyewe rwose ngo mwami Yesu ntwaro ntwaro ntwaro, akabwira ati ndaje ngutware tu otoya kariro gake na feri. Nyambibwira abantu kera, ubu rero jyewe ndi umuntu w'intagondwa, ubwa kamere yanjye buriya ntabwo munzi, jyewe ndi intagondwa, ndi umu extremiste, ariko utari mu bibi. Ntabwo jyewe njya mu extremiste mu bibi, ndanabihunga, ariko extremiste mu byiza. Noneho maze gukizwa, ndeba ukuntu Yesu yankunze, ndeba ukuntu yambabariye, ndeba ukuntu yandinze, ndeba ukuntu naho ngaramba rero Yesu nandika ibaruwa. Wewe wari wandikira Imana ibaruwa? Nandika ibaruwa ndayibwira ngo Mana, ndagushimira yuko wanyihanganiye mu byaha nagendeyemo, ndagushimira ko wabindindiyemo none ukaba ubinkuyemo, ndagushimira yuko wampumuye amaso nkakumenya, none guhera uyu munsi untware, nzajya aho umbwiye, gukora icyo umbwiye, igihe umbwiriye, uko umbwiye, ndasinya.
Imana iravuga ati nabonye abasazi benshi, agomba kuba ari umusazi tu. Icyo gihe nari mfite imyaka 24 ishyira 25 nibwo nakijijwe. Noneho ngeze muri za 29 30 Imana sinzi ahantu yaturutse nibonera akazi. Imyaka nagombaga gukorera leta y'u Rwanda nari narayirangije, kuko twe twasinyaga kontra yo kuzakorera leta imyaka 5, nyuma yaho ubwo nyine wabona ahandi ujya ukahajya cyangwa se ukakorera leta. Noneho rero nibonera akazi muri ambasade y'Abanyamerika, akazi karyoshye, kuba diregiteri w'icyo bitaga ETI, English Teaching Institute. Barambwira ati rwose diplome twashakaga mu bantu bose baprayinze ni wowe uyifite wenyine, masters muri English Teaching nari nyifite, yo mu made in UK, yo mu Bwongereza. Igihe ntangiye kubyina, Imana iramwira ko mbona bameze amababa. Ninde wakubwiye ko nkwereje mu Banyamerika? Hariya si wakazi kawe kari, ndagushaka muri uriya murimo mwatangiye gukorera amategeko mu banyeshuri. Rero numva Imana irushyira mu gaciro. Urabizi neza uriya mukozi uzakora mu banyeshuri nta mushahara afite, twavuze ko tuzamwihembera. Nyemerera nge hariya nzajya muguhembera. Mara amezi nyibyinirira nyihenda nyinginga, hanyuma bukeye nyibutse wari irambwira ariko ntiwanditse ngo uzajyaho nkubwiye, ukora ibyo nkubwiye, igihe nkubwiriye, uko nkubwiye. Nta mafaranga yawe nkeneye, uwo nkeneye ni wowe, umvira. Mpita nsezera. Umugabo wari warandangiye ako kazi arambwira ati ariko ugira ubwonko butekereza, iyo uguze ibyo ubuze, uzi kuba muri ambasade, uri umukozi wa ambasade wemewe, ushobora kuzagira n'amahirwe muri retirement yawe ukajya kuba umunyamerika, uzi ibyo uhombye.